Ndabasuhuje cyane, nitwa Haragirimana Theophile. Channel yacu yitwa Ndabakunda TV. Ndisegura cyane abantu duherukana hashize iminsi twaherukaga kwiga intervalle de carte cyangwa se interahane, mbabwira yuko tugiye kwihutisha izi intervalle zikarangira, ariko hari ukuntu umuntu agenda ahura n'utundi tuntu tw'imbogamizi mu buzima bibaho bituma nza gutinda kongera kugaruka, ariko ubu ngubu nagarutse. Tugiye kwiga intervalle de quinte nk'uko murimo mubibona. Ubushize twize intervalle de carte ariyo nterahane, nababwiye ibyayo. Ubwo umuntu ubishoboye yabanza akongera akareba isomo twabanje ubushize yahita bibona, ariko iby'uyu munsi ryo ntabwo ndi bubivugeho ibintu byinshi, ahubwo ngiye kubaha ibisobanuro by'intervalle tugezeho n'uburyo ikoreshwa, hanyuma duhite tugerageza kwiga imyitozo mike. Abantu bakurikiye iyindi channel, ndumviye imyitozo twayishyizeho kuri Theo UBS, abantu bagerageza gukurikira indi channel yindi yitwa Theo UBS and Music. Iyi myitozo barayibonye, niyo mpamvu nifuza ko byaba byiza mpinduye nkareba mu gitabo indi myitozo akaba ari tuza kuyifashisha, ariko iyo myitozo nayo ikabiza kugaruka kuri no intervalle nyine, intervalle de quinte. Intervalle de quinte ni iki mu Kinyarwanda, cyangwa se mu magambo make iyo bavuze intervalle de quinte ni iki baba bashatse kuvuga? Intervalle de quinte nk'uko nemaze kubibabwira ni intera hatanu. Intera hatanu tubisobanuye ni umwanya cyangwa se ni intera, kugira ngo byumvikane neza, iri hagati y'inota n'irya gatanu uhereye kuri iryo nota, waba uzamuka cyangwa se umanuka urwego rw'amanota. Bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo niba iyo bavuze ngo waba uzamuka cyangwa umanuka urwego rw'amanota, urwego rw'amanota bwo baba bashatse kuvuga ni iyi mirongo itanu itambitse, ni game. Nababwiye ko hano hasi buriya haba hari indi tutabona, nk'ubu ngubu uyu ni umurongo wo mu yindi game nayo ibiri gutyo gutyo, aba ari mirongo myinshi, ariko itanu niyo ibumbirwamo amanota. Iyo bavuze ngo rero waba uzamuka, nuvuga ngo ni igihe uri kuririmba ugenda gutya, cyangwa iyo bavuze ngo waba umanuka ni igihe uri kuririmba uvuye kuri nota uza hano. Urumva niba uvuye kuri nota uza kuri iri, nuva kuri uza kuri iri cyangwa uza kuri iri, urumva gutyo no kuzamuka nk'uko no kumanuka. Iyo rero bavuze ngo intervalle de quinte cyangwa se intera hatanu, ni umwanya uri hagati y'inota n'irya gatanu. Baba bashatse kuvuga iki? Ni umwanya uri hagati y'inota, kadufatira ingiri kuko aricyo duheraho, n'irya gatanu. Irya gatanu ni iri ngiri. Iyi ngiyi niba ari solo, iyi do ni iya gatanu turi kumanuka. Kubera iki? Kubera ko so niba ariyo tugize iya mbere, ubwo iya kabiri yaba fa, iya gatatu yaba mi, iya kane yaba re, iya gatanu igahita aba do. Niyo mpamvu ubu uvuye hano ukagera kuri iri nota, iri ni irya gatanu. No mu kuzamuka nabyo nuko. Reka wenda dufate guhera kuri no re. Uhereye kuri re, inota rya gatanu ryaba ari ra. No byaba ari rya gatanu gute? Reka tubibare. Iyi ni re ya mbere, mi yaba ari kabiri, fa ari gatatu, soro akaba ari kane, ubwo ra yaba ari irya gatanu uza mu gihe uri kuzamuka. Rero iyo uvuze ngo intervalle de quinte nibyo bavuga ngo nuva ku nota runaka ugafata irya gatanu, waba uzamuka cyangwa umanuka, uzaharirimba gute? Niyo intervalle de quinte tugezeho uyu munsi. Ndumva bisobanutse. Nababwiye ko iyi porte ntabwo nzigera nyisiba, kubera ko hari abantu iyi ngiyi niyo shingiro, niryo shingiro ryo kwiga solfège. Ubwo mbere yuko wiga izi ntera turimo tuvuga, haba kuva ku ntera ya mbere kugeza ku ya nyuma ariyo ya munani, bisaba ko nibura byo kuyakurikiranya by'ububizi, kuko utazi kuyakurikiranya urumva ntabwo uzamenya kuva ku nota rya mbere runaka ngo ugere ku rya gatanu, mu gihe utazi no kuva ku nota rya mbere ngo ugere ku rya kabiri akurikiranye. Urumva ko nyine byaba bigoye. Niyo mpamvu wenda reka nzemere nk'unyuramo gato akakitozo, hanyuma nze tugende mu gitabo dushake imyitozo duheraho dukoresha kugira ngo mwumve neza iby'iyi ntera hatanu. Utatuziga intervalle zabikurikiyeho. Do si la famille do kamere mfate gutyo, do re mi fa sol la si do, ukora bivuga umanuka, do se la
sol, fa, mi, re, do. Ibyo ngibyo iyo wabimenye nibwo uzahita umenya ngo nuva kuri sol, fa, mi, re, do. Sibyo? Ariko hari igihe bizagusaba kuvuga ngo sol, do, do, so. Urumva? Ni ukuvuga ngo intera hatanu yo izavana hano ihita itaruka aya ngaya yose ifate iri ngiri. Do, re, so, do, mi, la, mi, fa, si, do, fa, do, re, so, le, do, fa, do, si, mi, do, si, la, le, la, so, do, so, fa, si, fa, mi, la, fa, le, do. Okay, reka dufate na kano kano naka dukurikiyeho. Do, mi, do, mi, la, so, do, fa, si, do, re, so, do, re, mi, la, le, so, do, re, mi, fa, so, do. Reka dufate iyo ngiyo. Okay, murabyumvise ko mu gitabo tubiririmbye ugomba kugenda ubigenda ubisubiramo, niryo banga. Ikindi kandi buriya kugira ngo ubashe kuyimenya solfège nuko ugerageza aho uri hose utitaye ngo ni ngombwa gufite igitabo. Ushobora no gutekereza nk'imyitozo runaka mu mutwe ukaba wagenda uyiririmba, ugenda ufata do ifatwa gute, re, mi, fa, ukagenda aho ubyitoza. Ngewe naguha akagero rwose iyo ngiye nko kuryama cyangwa se ndi mvuye muri douche n'aho ariho hose nshobora kubikwereka ko ngenda nisubirishamo imyitozo imwe na rimwe ntari no kuyireba mu gitabo, ahubwo ari kubera ko hari iyo ngenda nyine kubera kubisubiramo cyane hari ibyo ugenda ufata. Niryo banga. Namwe rero mugende mugerageze kugera mubisubiramo. Ufite ikibazo ambaze, ufite indi nyunganizi wenda hari nk'icyo twakongeraho nabwo yifuza ambwire, nta kibazo. Numbwira ko nkurikiye comment watanga yose nta kibazo ndayakira. Ndashimira abantu mwese mwamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Ndashimira namwe mwari mutarayikora mwari munkurikiye. Ntekereza ko igihe cyo kuyikora ari iki kugira ngo mujye mubona nandi masomo tubagezaho. Ndashimira mwese abagiye banyandikira, abagiye hari n'abampamagara, hari n'abasabye ukuntu babona igitabo. Nawe uramutse uwifuza kubona igitabo cya solfège wanyandikira hanyuma nkareba uburyo nakorohereza kukibona kugira ngo ujye ubasha gusoma, kuko iyi myitozo mba nafashe cyangwa n'iriya mfashe mu gitabo aba ari mike cyane. Byaba byiza nawe ugiye ubona n'indi irenze kugira ngo ubashe kugira impamba cyangwa se bagaje ihagije. Murakoze, Imana ibandindire. Naho ubutaha tugiye kwiga interval de 6 cyangwa se intera hatandatu. Bye bye.